mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere, iyo tubonye uburyo abanyarwanda bari hanze y'igihugu, ndavuga yenda nk'ingabo z'igihugu, uburyo zikomeje kugenda zigirirwa icyizere zigashyirwa mu myanya y'ubuyobozi. Ubu umunyarwanda niwe uyoboye ingabo zigarura umutekano muri Sudani, n'ahandi henshi twagiye tubona abanyarwanda bayobora banki nyafurika itsura amajyambere. Perezida w'igihugu cyacu akunze gutorwa. Iyo umuntu abibonye abona hari ubusabe bwa Afurika ivuga iti Rwanda natwe mudusangize kuri iryo banga ryanyu. Ese murabona bishoboka ko abanyarwanda dushobora kugenda tukagira icyo duhindura mu bindi bihugu bya Afurika, cyane cyane duhereye mu karere, cyane ko iyo umuturanyi ashonje wowe udashonje bikugiraho ingaruka? Iki ni ikibazo cyiza cyane, gifitanye isano n'uru rugendo tumazemo imyaka nyuma ya 94. Bifitanye isano n'imiyoborere yacu yabaye igisubizo ku gihugu cyasaga nkaho ubundi ibihugu byinshi n'ibivuze bya Afurika bari bazi ko tutazavayo. Bifitanye isano ariko n'ejo hacu, bifitanye n'isano n'intekerezo ya politiki muri iki gihugu. Iyo urebye wenda reka mpere kuri politiki, niyo urebye Perezida wa Repubulika uko abona iki gihugu, murabizi ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe wakoreye inama yawo umwaka ushize mu gihugu cyacu, ndetse bagenzi be bakanamusaba no gufasha gutekereza ku miterere, ku cyerekezo Afurika ikwiye gufata. Reka bariko mbyita ivugurura ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, n'ivugurura ry'icyerekezo Afurika ikwiye gufata kugira ngo iterambere turigereho, kugira ngo Afurika iveyo, kugira ngo na Afurika nayo ibiba zirimo ishobore kubibonera ibisubizo. Ngira ngo none muzi ko yashyizeho ikipe y'impuguke, kandi iyo raporo bakayikora bakayirangiza bakanishyikiriza inzego za Afurika yunze ubumwe zari zayibasabye, kanafatwaho n'umwanzuro. Ariko ikigaragara ni ibintu bibiri navuga bigaragara, nuko Perezida wa Repubulika na leta ayoboye bafite inyota. Ubona ko mu Rwanda hari inyota yo kugira ngo ejo heza h'igihugu cyacu tuhubakira muri Afurika, tuhubakana n'abanyafurika. Ndibwira ko iyo nyota atari kuvuga ngo reka twe nk'abanyarwanda turongora Afurika, ahubwo hari inyota yo gufatanya n'abanyafurika kugira ngo dukosore ibyo dukeneye gukosora, ariko tunavana amahirwe aho tuyafite. Amahirwe y'iterambere muri Afurika ari muri Afurika. Afurika ifite abaturage hafi miliyari, ifite ubukungu bwinshi cyane. Ntabwo bishoboka ko umugabane ukize ari wubaha abakene benshi. Nyamara Perezida wa Repubulika akunda kubivuga. Ntabwo bikwiye ko umugabane ufite umutungo kamere mwinshi, umugabane ufite abantu b'abanyabwenge banyanyagiye isi yose, umugabane ufite ubutaka bwakwera, ariho dusanga abashonje, ariho dusanga abantu b'abadirigi, ariho dusanga ibi byose. Ntabwo bishoboka. Abanyafurika bari bakwiye kugira ngo nicyo cyerekezo, ni ukuvuga ngo birashoboka ko tubona ibisubizo. Aho bahera abanyafurika baravuga bati ku Rwanda rwari ruri mu myaka 20 n'ingahe ishize, rwari inyuma yacu twese, cyari igihugu cyari cyasibanganye. Ubu rukaba ari igihugu kimaze kwiyubaka. Buri hariya nta masomo hari, ariko twagenda tuvanayo mu mitwe y'abanyafurika benshi, nicyo gihari. Ariko ikindi cya kabiri tutabiciye iruhande, banareba na Perezida wa Repubulika ko baravuga ati ariko ibyo bisubizo byagiye biza ntabwo ari byavuye mu ijuru ngo bigende byituraho, tuzi aho byavuye. Bazi ko ibisubizo byose biba mu miyoborere. Imiyoborere ni isoko, niyo haba ibisubizo bijyanye n'impinduka mu rwego rwo kuyobora ibihugu cyangwa se kuzana impinduka mu bihugu runaka. Iyo miyoborere bakayitegereza, nubwo batabana ariko barabizi, bavuga ati Perezida w'iki gihugu ufite gahunda zimeze kuriya, wabashije ibibazo by'ingutu, twamusabye akadufasha natwe, cyangwa se tugafatanya tukareba natwe ko twatera intambwe. Ngira ngo ibyinshi naho bishingiye. Ariko noneho wareba natwe nkatwe, ngira ngo Perezida bigeze kuvuga ati hari ibintu bitatu umuntu yakwitamo amahitamo nyababyeyi: ubumwe bw'abanyarwanda, imiyoborere itubereye, no kureba kure. Muri iryo tsinda ryo kureba kure rero nibyo wanavuga guti se
ndamutse nyenijuse umuturanyi wanjye ashonje, turamutse tugize amahoro nk'igihugu n'umutekano, abaturanyi bacu bose bari mu bibazo, turamutse tubaye u Rwanda dusa nkaho twiyubaka, umugabane turiho nta kigenda, ubwo se twaba turebye kure. Ngira ngo uko kureba kure rero nuko tugomba no gukorana n'abanyafurika no gufatanya nabo kugira ngo Afurika nayo igire icyerekezo, Afurika nayo niyishaka imbere yibone, uko umutekano wacu uzarama urambe kubera ko no mu bihugu bidukikije uzaba uhari. Amahoro yacu twifuza azasagamba kubera ko n'abaturanyi bacu b'abanyafurika bazaba bayarimo. Ubukungu bwacu tuzabushimangira kubera ko no muri Afurika hazaba hari icyizere ku bukire buhari. Ishoramari ryacu rya mbere rizashinga imizi rikomere kubera ko tuzaba turikorana n'abandi banyafurika. Ngira ngo nicyo gitekerezo u Rwanda ubu rufite, kandi usanga ari ikintu dusangiye n'ibindi bihugu bitandukanye, ukaba ubona ari ikintu umuntu yavuga ko ari urufunguzo rw'ubukungu bw'umugabane wose, natwe kandi bizatugeraho bikatubera neza. Ikindi kibazo wari uvuze kijyanye n'abantu ku giti cyabo, abanyarwanda cyangwa se inzego zacu, ubuyobozi nubwo burya umuyobozi mwiza abisiga abandi, cyane cyane iyo urebye nk'igisirikare, iyo umugaba w'ingabo atekereza igisirikare akagiha umurongo, birumvikana ko azagira n'abakuriye imitwe y'ingabo ze nabo basobanutse. Niyo mpamvu rero igisirikare cyacu ngira ngo ntitwanabura kwishimira ko ari uko kimeze. Ni igisirikare cyubashywe, ni igisirikare gifite imitekerereze isobanutse, ni igisirikare cyahuye n'ibigerageza ariko kihatambuka gisirikare nk'uko bavuga. Ni igisirikare kandi no mu nshingano zacyo kihabwa n'itegeko nshinga, gifite inshingano yo kugarura amahoro ku isi, gifite inshingano yo gukorana n'izindi nzego hirya no hino ku isi kugira ngo cyane cyane na Afurika yiyubake. Buri ikibitera uvuze uti bagenda bayobora inzego zitandukanye, buriya baba bamaze kukimenya, bakabona niba abantu barayoboye urugamba nta n'ibikoresho bafite, bakarwahangana n'ibibazo bikomeye byaba ari ibya jenoside, ariko na nyuma yaho bakashobora kubinyuramo. Ubu tubahaye inshingano zo kudufasha kuzana amahoro n'ahandi byananiranye, ntibyaba ari icyerekezo cyiza. Ni ukuvuga icyo ni icyizere gishingiye ku byiza twagezeho, ni icyizere gishingiye ku ngabo z'u Rwanda zashoboye kubyigana n'ibibazo by'umutekano wari ukomeye muri iki gihugu, zikabyigizayo, zikahazana amahoro n'umutekano. Birumvikana rero ko mu ruhando mpuzamahanga ingabo zakoze zityo, zamaze kugera ku bintu byiza nk'ibyo, zizabonwamo urwego rwafasha ibyo bice bindi cyangwa rwafasha abandi bose bafite ubushake bwo kugira ngo ahari amahoro make aboneke zizabifashisha. Ubwo ikindi kijyana n'icyo nuko naho zigiye buriya zigenda zigaragaza niyo zishinzwe ibito kuri ibyo zibikora neza. Ngira ngo musubiza amaso inyuma tumaze imyaka turi muri ubwo butabazi bw'amahoro, ariko imyaka ya mbere ntabwo ingabo zacu zafataga iyo myanya y'ubuyobozi bwo hejuru, ariko kubera uko zagendaga zitwara zifite ubumenyi bw'umwuga, ariko zifite n'umutima utabara nyine, ngira ngo byagiye byubaka amateka bigatuma n'abantu bose bifuza, mbese ngo hari ukomeye wazana ingabo z'abanyarwanda nibwo yahangana n'ibintu byatungana. Ibyo rero navuga ko nabyo bitangiye kuba nk'umutungo kamere w'igihugu cyacu, kugira ingabo zikora neza, kugira imiyoborere isobanutse. Ngira ngo ni ikintu mu minsi iri imbere tuzajya tubona ari ikintu giha agaciro cyane igihugu cyacu, kituzanira icyizere mpuzamahanga, ariko gishobora kuba cyabyara n'izindi nyungu, inyungu nziza ku banyarwanda, inyungu ku ishoramari, inyungu ku bakora bizinesi, inyungu ku n'abari hano bafite uduto bikorera. Umuntu yakwifuza ko bikomeza bikagenda bishinga imizi, ariko ni ikintu cyiza kandi gifitanye isano na ya soko ya byose, isoko y'imiyoborere myiza, isoko y'ubuyobozi bufite icyerekezo, isoko y'ubuyobozi butitekereza bwonyine, budatekereza u Rwanda nk'akarwa, ahubwo bitekereza u Rwanda mu muryango mugari nyafurika,
n'umuryango mugari w'isi, kandi icyizere kirahari cyinshi. Murakoze cyane, reka tubashimire cyane. Turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Dushimira abantu bari kugenda bashima, urebye ibitekerezo byinshi biri kuza nibishima. Uwitwa Bikovan Bikorimana yadusuhuje ati icyo kiganiro ni cyiza. Didier Safi Nshimiyimana nawe yashimye. Witwa Tuyishime Joseph ati nukuri nkunda Keti Radio, atariko sinyumvira Rusizi ngo haye icyumweru kimwe nawe urabuyumva tubirimo. Witwa Mugisha Noah ati turi kumwe. Nibyo bose bagiye bashima, nta bibazo byagiye biza. Nyakubahwa mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere, ndagira ngo dusoza mugire nk'ubutumwa muha abanyarwanda, cyane cyane muri iki cyumweru turimo cyariwe kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Turi kwibuka ku nshuro 23, cyane cyane dusigasira imiyoborere twagize, cyane cyane uruhare rw'umunyarwanda. Mwavuga ko ari uruhe muri ibi ngibi tubona? Murakoze cyane. Umunyarwanda agira ngo uruhare rw'umunyarwanda mu kubaka igihugu cyiza ni rwose. Umunyarwanda wese nagira ngo mbahe ubutumwa bubiri. Icyambere ni ugufata mu mugongo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, tukabegera bagize Imana bakabona imibiri y'ababo, tukabaherekeza, tukabafata mu mugongo, tukababa hafi. Ariko ikindi cya kabiri kijyanye n'icyo ni ubutumwa bw'abanyarwanda muri rusange, kugira ngo baba ari bagenzi bacu, baba ari mu miryango yacu, bakigaragaraho ibitekerezo bibusanyije n'icyerekezo cy'ubumwe bw'abanyarwanda, byari bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside, byari bifitanye isano no gukomeretsa abarokotse jenoside. Abo bantu tubacyamure, abadacyamuka tubatungira agatoki inzego, kubera ko ni ibyaha bihanwa n'amategeko. Kandi igihugu cyiza nk'iki gikeneye ko tukibamo, tukibanamo, tukireshyamo, tukirinda ibyatugusubiza inyuma, ibyatuzanira ingengabitekerezo ya jenoside. Ababa bakishyugumbwa bakibifite nabahamagarira kubireka, ariko n'ababa bazi mu miryango yabo nabo bashyiremo imbaraga. Ari abana tubarere, ari abakuze tubahanure, babireke. Icyanyuma nasabaga abanyarwanda bose, cyane cyane abayobozi, guharanira komeza kurinda ibi tumaze kugeraho. Kandi kurinda ibyo tumaze kugeraho bizingiye ahantu hatatu. Icyambere ni ugukora neza, tukaba abayobozi beza, abayobozi bayoboye abanyarwanda bashaka, bakomeye, bazirikana, batsimbaraye ku bumwe bwabo no ku mutekano wabo. Icya kabiri ni abayobozi bazira ubusembwa, bazira amakemwa, bayoborana umucyo mu miyoborere twihitiyemo. Icya gatatu ni abayobozi begera abaturage babo bakabakemurira ibibazo. Ibyo nitubishobora, bya byiza byose twagiye tuvuga, ya masomo isi tugenda ibihugu bitandukanye biza ngo tuyisangize, icya cyizere dufite na ya nyota dufite y'u Rwanda rwiza, nta kabuza tuzabigeraho. Murakoze cyane. Uwo mwumvaga rero yari Professor Shyaka Anastase, hakaba ari umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Nyakubahwa Professor, turabashimiye no kuri. Murakoze cyane nawe Noelle, umunsi mwiza. Reka natwe rero dushimire ababanye natwe muri iki kiganiro. Ikiganiro duhana ijambo ni buri ku cyumweru kuva ku isaha 8 kugeza ku isaha 8:15, hamwe nanjye Jean Noel Mugabo. Nkomeze kubifuriza gukomera muri iki gihe turi mu kwibuka abacu bazi jenoside yakorewe abatutsi. Mugire ibihe byiza. Nenga cyangwa ushime, jya impaka zubaka, sesengura, sobanura, sobanuza ushira amatsiko, winiganwa ijambo. Duhane ijambo. Duhane ijambo ni urubuga rw'ibitekerezo kuri KT Radio.